Bavandimwe bakunze umuyoboro tumenye Kristo rumuri na Kiliziya TV, turabasuhuje. Kristo Yesu akozwe, nimugire amahoro y'Imana. Twishimiye none kugaruka kugira ngo tubagezeho ibiganiro biramye n'iyogezabutumwa. Umunsi twabategura ikiganiro kijyanye n'ubutumwa bw'abarayiki, kijyanye n'uruhare rw'abarayiki ku murimo wa gisaserdoti, umurimo wa gihanuzi ndetse n'umurimo wa cyami. Iyo byose akaba ari imirimo itatu ya Kristo. Muribuka ko twitegura kwizihiza yubile y'abarayiki kuri yo gatandatu ku itariki ya 8 muri diyosezi ya Byumba, mu rwego rwo kwizihiza yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025 yo gucungura kwa bene muntu, na yubile y'imyaka 100 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Nk'uko dusanzwe rero tubimenyereye, dutangiza isengesho twiyambaza Roho Mutagatifu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye umutima w'ukwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya n'ibizabone guhinduka. Dusabe Mwana mwinshi wa Roho Mutagatifu, turagusaba kwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunenerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bavandimwe bakunze umuyoboro tumenye Kristo rumuri na Kiliziya TV, ugutangira ikiganiro cyacu kirebana n'uruhare rw'abarayiki ku mirimo itatu ya Kristo, umurimo wa gisaserdoti, umurimo wa gihanuzi n'umurimo wa cyami. Reka tuhere ku ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa 10, aho Yesu aha ubutumwa abigishwa be 72. Umwanditsi Mutagatifu Luka aragira ati: nyuma y'ibyo Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati: imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Niho umuntu amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Mujye wose muzinjiramo bakabakira, muzarye ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Naho umujyi wose muzinjiramo ntibabakire, muzajye mu materaniro yabo muvuge muti dore n'umukungugu w'umujyi wanyu wadufashe ku birenge, turawukunguse kandi turabasigiye. Icyakora mubimenye neza, ingoma y'Imana iri hafi. Ndababwiye, kuri wa munsi w'urubanza Sodoma izabareba kurusha uwo mujyi. Amagambo y'ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka aravuga ubutumwa Yesu yahaye abigishwa be 72. Tuzi ko Yesu yatoye mu bigishwa be intumwa 12, abaha ubwo ubutumwa bukubiye muri ya magambo atatu, ariyo imirimo ya gisaserdoti, imirimo ya Kristo, umurimo wo gutagatifuza, umurimo wo kwigisha n'umurimo wo kuyobora. Ubutumwa yahaye abigishwa be intumwa 12 ni bumwe n'ubwo yahaye abigishwa 72. Uno mubare 72 rero ukaba ushushanya ko imbaga yose y'ababatijwe, imbaga yose y'umuryango w'Imana isangiye ubutumwa turabusangiye twese nk'abakristo, nk'ababatijwe. Ibyo rero bikadufasha noneho gukomeza ikiganiro cyacu kirebana n'uruhare rw'abarayiki ku murimo wa gisaserdoti,
umurimo wa gihanuzi n'umurimo wa cyami wa Kristo, cyangwa se uruhare rw'abalayiki ku mirimo itatu, umurimo wa gisaserdoti, uruhare rw'abalayiki ku mirimo itatu ya gisaserdoti, umurimo wo kwigisha, umurimo wo gutagatifuza n'umurimo wo kuyobora. Muri ino nyigisho turifashisha gategisima Kiliziya Gatolika kugira ngo nyine dusobanukirwe neza. Imbaga y'Imana yose, imbaga y'Imana, imbaga y'ababatijwe ni umuryango w'Imana isangiye ubutumwa. Harimo inzego zitandukanye. Hari abayobozi, abasaserdoti bahawe ubusaserdoti nyobozi, abo ni abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Abapadiri n'abadiyakoni bafasha abepiskopi, abepiskopi nibo basimbura b'intumwa. Hakaba rero n'abihaye Imana, biyeguriye Imana cyangwa bihaye Imana, bakora amasezerano y'ubukene, ubusugi cyangwa ubumanzi ndetse no kumvira. Hakaba rero n'indi mbaga y'ababatijwe, imbaga y'abalayiki. Ubwo rero dutangiye twiyibutsa ko abalayiki niyo ni abo bakristo bose babatijwe ariko batari mu nzego z'ubusaserdoti nyobozi cyangwa se ntibabe ari abihaye Imana. Muri Kiliziya rero hari imirimo itandukanye ariko ubutumwa ni bumwe. Kristo yahaye intumwa ze n'abasimbura bazo, basimbura intumwa b'episkopi, umurimo wo kwigisha, umurimo wo gutagatifuza n'umurimo wo kuyobora mu izina rye bakoresheje ububasha bwe. Uko twumvise atuma ba 72. Ariko abalayiki bahawe kugira uruhare ku murimo wa gisaserdoti, umurimo wa gihanuzi n'umurimo wa cyami, iyo mirimo yose akaba ari imirimo ya Kristo. Barangiza muri Kiliziya no ku isi umurimo wabo mu bireba ubutumwa bw'umuryango w'Imana wose ko wakabaye. Ubutumwa turabusangiye, abasaserdoti, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni bakiyegurira umurimo wo kwigisha, kuyobora, kwigisha no gutagatifuza, ariko bakaba bawusangiye n'imbaga yose y'abalayiki ndetse n'abiyeguriye Imana. Abalayiki bagasohoza uwo murimo wa Kristo, kwigisha, gutagatifuza no kuyobora bari mu isi. Kuko inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yitwa mu rurimi rw'Ikilatini Lumen Gentium, mu Kinyarwanda Kristo urumuri rw'amahanga. Iyo nama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri hagati y'umwaka w'1963 n'umwaka w'1965. Ko iyo nyandiko bivuga, inyandiko Lumen Gentium ikaba irebana na Kiliziya, isobanura abalayiki muri ayo magambo. Abalayiki ni abakristo bose uretse abagize urwego rw'ubusaserdoti nyobozi n'abiyeguriye Imana bemewe na Kiliziya. Ni ukuvuga abakristo babaye ingingo za Kristo ku bwa batisimu, binjiye mu muryango w'Imana, bakagira uruhare ku buryo bwabo ku murimo wo guherezagitambo, umurimo wa gihanuzi n'umurimo wa cyami wa Kristo, bagasohoza ku ruhande rwabo muri Kiliziya no ku isi ubutumwa bw'umuryango wose w'abakristo. Ibyo twari tumaze kubivuga mu magambo makeya. Umurimo wa gisaserdoti cyangwa iri muri ayo magambo no kwigisha, umurimo wa Kristo no kwigisha, gutagatifuza no kuyobora. Abalayiki bakagira uruhare kuri uwo murimo, kuri iyo mirimo itatu ya gisaserdoti. Rero kwibaza ngo ubutumwa cyangwa umuhamagaro w'abalayiki ni uwuhe? Nanone mu gusobanura turahera ku nyandiko ya Kiliziya, inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri, yitwa Lumen Gentium, mu Kinyarwanda yitwa Kristo urumuri rw'amahanga. Inyandiko isobanura ubutumwa bw'abalayiki muri aya magambo. Ubutumwa bw'abalayiki bugamije gushakashaka ingoma y'Imana, cyane cyane mu buryo bakoresha ibintu bita uko Imana ibishaka.
abalayiki bafite by'umwihariko inshingano yo kumurikira no guha icyerekezo nyacyo ibintu bihita babamo kugira ngo bikorwe kandi bigwire nk'uko Kristo abishaka kandi ngo biheshe ikuzo umuremyi n'umucunguzi kuko abalayiki bari mu isi mu mirimo itandukanye mu buzima butandukanye niho basohoreza ubwo butumwa niho basohoreza ubwo butumwa bwake bahawe na Kristo rero bagafasha kugira ngo isi ibe nziza kuko iyoboke Kristo. By'umwihariko ni ngombwa ko abalayiki bashakashaka uburyo bwo gucengera no kurumbura ibikorwa bireba imibereho y'abantu, politiki n'ubukungu hakurikijwe inyigisho ya Kiliziya irebana n'amahame y'ukwemera ndetse n'ubuzima bwa Gikristo. Kiliziya itanga inyigisho, ifite inyigisho zirebana n'uko umuntu agomba kwitwara muri ubwo buzima mu mibereho y'abantu mu nzego zitandukanye harimo muri politiki, mu buzima, mu bukungu. Abalayiki rero bafite ubwo butumwa bwo kugira ngo abantu babeho bakurikije amahame y'ukwemera ariko muri ubwo buzima butandukanye. Muri uru rwego Papa Piyo nyir'ubutungane Papa Piyo wa 12 mu mbwirwaruhame yo kuwa 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1946 yaragize ati abalayiki bari ku isonga mu buzima bwa Kiliziya. Ubutumwa bw'abalayiki bugamije gushakashaka ingoma y'Imana cyane cyane mu buryo bakoresha ibintu bihita uko Imana ibishaka. Abalayiki bafite by'umwihariko inshingano yo kumurikira no guha icyerekezo nyacyo ibintu bihita babamo kugira ngo bikorwe kandi bigwire nk'uko Kristo abishaka kandi ngo biheshe ikuzo umuremyi n'umucunguzi kuko abalayiki bari mu isi mu mirimo itandukanye mu buzima butandukanye niho basohoreza ubwo butumwa niho basohoreza ubwo butumwa bwake bahawe na Kristo rero bagafasha kugira ngo isi ibe nziza kuko iyoboke Kristo. By'umwihariko ni ngombwa ko abalayiki bashakashaka uburyo bwo gucengera no kurumbura ibikorwa bireba imibereho y'abantu, politiki n'ubukungu hakurikijwe inyigisho ya Kiliziya irebana n'amahame y'ukwemera ndetse n'ubuzima bwa Gikristo. Kiliziya itanga inyigisho, ifite inyigisho zirebana n'uko umuntu agomba kwitwara muri ubwo buzima mu mibereho y'abantu mu nzego zitandukanye harimo muri politiki, mu buzima, mu bukungu. Abalayiki rero bafite ubwo butumwa bwo kugira ngo abantu babeho bakurikije amahame y'ukwemera ariko muri ubwo buzima butandukanye. Muri uru rwego Papa Piyo nyir'ubutungane Papa Piyo wa 12 mu mbwirwaruhame yo kuwa 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1946 yaragize ati abalayiki bari ku isonga mu buzima bwa Kiliziya kubera abo Kiliziya ni inshingano n'ishingiro ry'ubuzima bw'umuryango w'abantu. Niyo mpamvu kuri bo cyane cyane bagomba kugira imyumvire iboneye bumva ko atari aba Kiliziya gusa ahubwo ko ari bo Kiliziya, ni ukuvuga umuryango w'abemera uri ku isi uyobowe n'umutware umwe ariwe Papa n'abepiskopi b'umunsi umwe nawe nibo Kiliziya. Abalayiki nibo Kiliziya. Kiliziya mbere na mbere ni abantu, Kiliziya mbere na mbere ni umuryango w'Imana. Akenshi ari uko tuvuze Kiliziya dutekereza abayobozi ba Kiliziya duhereye kuri Papa n'abepiskopi. Papa nawe ni umwepiskopi wa Roma. Akenshi tutangirwa no gutekereza abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Abo ngabo bakaba bafite umurimo wihariye ko bahawe ubusaserdoti nyobozi, ariko Kiliziya mbere na mbere n'umuryango wose n'umuryango w'ababatijwe, umuryango w'abana b'Imana.
kubera ko abalayiki kimwe n'abandi bakristo bose Imana yabahaye ubutumwa babikesha batisimu no gukomezwa, bategetswe kandi bafite uburenganzira bwo gukora yaba umuntu ku giti cye cyangwa amatsinda y'abantu bishyize hamwe mu gukora kugira ngo ubwo butumwa bw'Imana butanga umukiro bumenywe kandi bwakirwe n'abantu bose no ku isi hose. Imbaga y'ababatijwe, imbaga y'abalayiki nibo benshi. Hamagarwa rero umusemburo, hamagarwa kuba urumuri rw'isi, hamagarwa kuba umunyu w'isi. Bafite ubwo butumwa bahawe n'Imana bwo kumenyesha uwo mukiro w'Imana mu bantu. Izo nshingano bagomba kuzitaho cyane kuko aribo bashobora gutuma abantu bumva inkuru nziza kandi bamenya Kristo. Umurimo wabo ni ngombwa muri Kiliziya, muri kominote za Kiliziya, kominote ekleziyale. Umurimo wabo ni ngombwa muri Kiliziya kubera ko uramutse ubuzemo ubutumwa bw'abashumba budashobora kenshi na kenshi kugera ku ntego yabo. Nubwo iyo tuvuze Kiliziya akenshi bitubangukira gutekereza abayobozi, abasaserdoti, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni, ariko rero umurimo w'abalayiki ubuze, wa murimo w'abashumba ntago kenshi na kenshi washoboka, ntabwo ubutumwa bwabo bwashoboka. Ngombwa rero ko bafatanya kuko basangiye ubutumwa. Nyuma yo kuvuga ubutumwa cyangwa umuhamagaro w'abalayiki, noneho reka tuvuge duhere ku murimo wa gisaserdoti cyangwa umurimo w'ubuherezagitambo wa Kristo. Uruhare rw'abalayiki ku murimo wa gisaserdoti cyangwa umurimo w'ubuherezagitambo wa Kristo. Nanone twifashisha inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya y'Abere Vatikani, inyandiko yitwa Rumuri, Kristo urumuri rw'amahanga, mu rurimi rw'Ikilatini Lumen Gentium. Inyandiko irasobanura iti abalayiki babikesha kwegurirwa Kristo ndetse n'isigwa rya Roho Mutagatifu bahabwa ubutumwa bw'aka. Koko rero ibikorwa byabo byose, amasengesho yabo n'imirimo ya gitumwa, imirimo yabo y'abashakanye kimwe n'iyo mu miryango yabo, imirimo yabo ya buri munsi, ibiruhuko bagira byaba bifasha umutima kimwe n'umubiri, ibyo byose iyo bikozwe biyobowe na Roho w'Imana, kabone n'ingorane bahura nazo mu buzima bapfa gusa kuba barazakiranye ubwihangane, bihinduka ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ubwa Yesu Kristo. Ayo ni amagambo dusanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero umutwe wa 2 umurongo wa 5. Ubuzima bwabo nk'abakristo, nk'ababatijwe mu isi, iyo mirimo itandukanye, ubuzima bwabo butandukanye, mu byishimo n'amagorwa, bakiranye kwihangana, byose bihinduka igitambo cya Kristo, bihinduka igitambo ndengakamere gishimisha Imana kubwa Yesu Kristo. Byongeye kandi mu guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya, ayo maturo aherezwa hamwe n'igitambo cy'umubiri wa Nyagasani kugira ngo bituranwe ubwuzu Imana Data. Kuko abalayiki batura Imana isi ubwayo, aho bari hose bagatura Imana mu butungane imibereho yabo. Ababyeyi by'umwihariko bagira uruhare ku murimo wo gutagatifuza igihe babaho gikristo mu mibanire yabo y'abashakanye, kandi bakarera abana babo gikristo. Igihe abalayiki barangwa n'imyifatire myiza, bashobora kwemererwa ku buryo buhamye gukora imirimo y'ubusomyi n'ubuhereza muri Kiliziya. Igihe Kiliziya ikeneye gukora umurimo kandi abayitorewe badahari, abalayiki niyo baba atari abasomyi cyangwa abahereza, bashobora kubasimbura muri imwe mu mirimo yabo, nko kwigisha ijambo ry'Imana, kuyobora amasengesho mu mihango mitagatifu, muhimbazo cyangwa celebration ko tumenyere kubyita, kubatiza no gutanga Ukaristiya kuko biteganywa n'amategeko. Muri ayo magambo nibwo rero magambo ari by'umwihariko muri Gategisima Kiliziya Gatolika
gategisme Kiliziya Gatolika agaruka ku nyandiko ivuga kuri Kiliziya, inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya Vatikani bwa kabiri. Rero nibwo tumaze gusobanura uruhare rw'abarayiki ku murimo wa gisaserdoti cyangwa gutagatifuza. Murakoze cyane Padiri, turabashimiye kubw'iki kiganiro cyiza ndetse nuko mukomeje kudusobanurira uruhare rw'abarayiki mu mirimo ya gisaserdoti, kwigisha, gutagatifuza ndetse no kuyobora. Ahangaha mpereye ku nteruro isa nkaho musorejeho, twumvise uruhare rw'ababyeyi, ariko kandi mu bika byabanje ho mwahereye mwavuze ko n'abarayiki nabo bagira uruhare mu murimo wo gutagatifuza. Akenshi iyo turi mu mihango y'itangwa ry'ubusaserdoti niho twumva iri jambo rigaruka kenshi iby'umusaserdoti atorerwa, bigatuma abatoya, abana bakigira amasakramentu bumva neza ko umurimo wo gutagatifuza wahariwe umusaserdoti. Muraza kudusobanurira uburyo umurayiki agira uruhare kuri uyu murimo wo gutagatifuza nk'uko mwari mwatangiye munabisobanura. Ibyo murakoze. Koko umurimo wa gisaserdoti, umurimo wo guhereza igitambo, umurimo wo gutagatifuza, biroroshye guhita wumva ari umurimo w'abasaserdoti nyobozi, w'abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni, by'umwihariko mu gutanga amasakramentu. Batorewe uwo murimo ku buryo bwihariye, ariko imbaga yose y'ababatijwe ni abasaserdoti. Tugasanga ubusaserdoti bwa cyane. Umusaserdoti tumuzi muri rusange, umusaserdoti tumuzi atura igitambo cya misa, tumuzi by'umwihariko mu misa. Ubwo rero abasaserdoti mu gutagatifuza batagatifuza muri iryo sengesho, kugira ngo byorohe neza, kugira ngo byumvikane neza, dusangiye umurimo twese nk'ababatijwe muri uko mu kuba abasaserdoti. Abasaserdoti bashengereye Kristo, bashengereye Kristo, basenga mu duhere ku gitambo cy'Ukaristiya. Twese ni imbaga ya gisaserdoti, bayobowe n'imbaga ibiyobowe na Kristo, ariko uhagarariwe n'umusaserdoti tubona, ariko bose bagatura igitambo kimwe. Hari umuyobozi, ariko bose batura iryo sengesho, iyo mbaga yose. Rero abarayiki bose bagira uruhare mu gutagatifuza mu isengesho. Twibuke iyo tugeze mu gihe cyo gutura igitambo cy'Ukaristiya, umusaserdoti avuga ati bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu. Ni igitambo kimwe. Bose ni imbaga ya gisaserdoti, bose ni imbaga ya gisaserdoti ku bwa batisimu, mu gusigwa Krisima buri wese yagizwe umusaserdoti. Tukaza no kubigarukaho, agirwa umuhanuzi, agirwa ndetse n'umwami, akagira uruhare kuri iyo mirimo ya gisaserdoti. Mu isengesho mu gutagatifuza, mbere na mbere iyo wewe witagatifuje uhabwa amasakramentu, ubu ngubwo nawe utagatifuza isi, uhabwa uri gutagatifuza unatagatifuza isi. Ikindi kandi nk'uko twabivuze, mu isengesho atari misa, atari amasakramentu, n'indi sengesho nawe ubutagatifuza isi. Noneho umurayiki muri iyo mibereho abaho gikristo, aba yitagatifuza anatagatifuza isi. Twavuze rero n'imirimo yihariye, ubundi abasaserdoti bafite umwihariko, ariko abarayiki nabo dusangiye mu gusoma ijambo ry'Imana, mu guhereza, mu kuyobora umuhimbazo. Ubwo baba bafasha muri uwo murimo wo gutagatifuza. Bagarutse by'umwihariko ku babyeyi, umugabo n'umugore bakagira umwihariko ko ari kuko mu isakramentu ryabo ari bahana isakramentu. Mu gushyingirwa, umugabo n'umugore nibo ba minisitiri b'isakramentu ryo gushyingirwa, nibo bahana isakramentu. Isakramentu ni ikimenyetso gitagatifu Kristo akoresha
kugira ngo atagatifuze kiliziya ye. Mu masakaramentu cyane bibanguka kubyumva, isakaramentu avuga andi yose agenda aganishaho ni igitambo, ni isakaramentu y'Eucharistia. Ibimenyetso tubona ni umugati na divayi. Mu gushyingirwa ubwo ibimenyetso bizima ni umugabo n'umugore. Iri ni ikimenyetso gitagatifu Kristo akoresha kugira ngo atagatifuze kiliziya ye. Kristo akoresha umubano w'umugabo n'umugore bahanye isakaramentu ryo gushyingirwa mu gatagatifuza kiliziya. Wo ufite umwihariko, ariko n'abandi bose, urubyiruko n'abana batoya bose muri iryo sengesho, bose ni imbaga ya gisaserdoti ku bwa batisimu muri uko kwitagatifuza batagatifuza n'isi. Urakoze cyane inshuti bakunze ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu Tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya ye TV. Murumva ko mutagomba gucikwa kugira ngo mukomeze gusobanukirwa byinshi. Turacyakomeza turebera hamwe uruhare rw'abarayiki no mu yindi mirimo, nkuko padiri agiye gukomeza tubwira mu yindi mirimo isigaye. Yego, urakoze. Kuko nari umuje muri batisimu itwinjiza mu muryango w'abantu b'Imana mu gihe cyo gusigwa Krisma. Ubatijwe asanishwa na Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami, akagira rero uruhare ku murimo wa gisaserdoti. Rero tumaze gusobanura, none akagira n'uruhare ku murimo wa gihanuzi. Uruhare rw'abarayiki ku murimo wa gihanuzi, guhanura mbere na mbere ntabwo ari ukuvuga ibizaza, ubona kuvuga mu izina ry'Imana. Kristo mu kurangiza umurimo we w'ubuhanuzi ntakoresha urwego rw'abayobozi ba kiliziya aribo basaserdoti, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni. Ntabwo akoresha abasaserdoti gusa, abasaserdoti bahawe ubusaserdoti nyobozi, ahubwo yifashisha n'abarayiki yagize abahamya muri iyo nzira, akabaha gusobanukirwa no kwemera kimwe n'ingabire y'ijambo ry'Imana. Koko rero nk'uko Mutagatifu Tomasi w'Akwino bisobanura, kwigisha umuntu no kumugeza ku kwemera ni inshingano ya buri mwigisha, wese n'uwemera wese. Umwigisha akaba ari umusaserdoti, umwepiskopi, umupadiri n'umudiyakoni, ariko na buri mwigisha n'uwemera wese, ubwo n'umurayiki wese wabatijwe wese afite iyo nshingano yo kwigisha. Umurimo wa gihanuzi ni umurimo wo kwigisha. Byongeye kandi abarayiki barangiza umurimo wabo w'ubuhanuzi mu iyogezabutumwa. Ni ukuvuga ko bamamaza Kristo ku bw'imibereho yabo no ku bw'amagambo bavuga. Ku barayiki umurimo wo kwigisha ivanjiri ugira ibiwuranga n'akamaro byihariye, kuko urangirizwa mu mibereho rusange y'abantu mu isi n'igihe barimo. Abapadiri tubazi baba bafite ubuzima bavuga bwihariye, baba mu maparuwasi, baba mu miryango, kavuga hariya ni kwa padiri. Abihaye Imana, abafurere n'ababikira n'abafite aho batuye bafite ubuzima bwihariye, ndetse harimo n'ababa basa nkaho bitaruye isi, ariko abarayiki bo basohoza umurimo wabo wo kwigisha bari mu isi mu buzima butandukanye. Niho bagomba kuba abahamya bigisha ivanjiri mu mvugo no mu ngiro. Ubwo butumwa ntiburangirizwa gusa mu rugero rwiza rw'imibereho yabo. Intumwa nyakuri ishaka uburyo bwose bwayifasha kwamamaza Kristo mu magambo, haba no kubatemera kimwe no kubemera. Bahamagara kwamamaza Kristo, kwigisha mu mvugo, ariko by'umwihariko mu ngiro. Bamwe mu barayiki bafitiye ubushobozi kandi babyiyumvamo, babyihuguramo, bashobora nabo gutanga umuganda wabo mu kwigisha gatigisimu, gutanga ubumenyi mu by'iyobokamana, mu byitanga no mu by'itumanaho. Mu kwigisha rero basohoza ubwo butumwa bwabo, bagira uruhare kuri uwo murimo wo kwigisha cyangwa umurimo wa gihanuzi wa Kristo. Muri uko bamwe bafitemo iyo mpano banabihuriwe mu kwigisha gatigisimu, gutanga ubumenyi mu by'iyobokamana ndetse no mu by'itumanaho. Biturutse ku nshingano yabo,
ubushobozi bafite n'urwego barimo. Abalayiki bafite uburenganzira ndetse rimwe na rimwe n'inshingano byo kugeza ku bashumba babo ibitekerezo byabo ku byagirira akamaro kiliziya no kubimenyesha abandi bakristo, ariko bakirinda kubangamira ubusugire bwo kwemera imyitwarire myiza, bakabikora bita ku byagirira akamaro abantu bose no ku cyubahiro cya muntu. Bakaba mbese bagatanga inama baziha abasaserdoti, bakabikora mu cyubahiro kandi bakubahiriza ubusugire bwo kwemera, ariko bamurikiwe no kwemera nyine bagatanga ibitekerezo kugira ngo umurimo wo kwigisha ugende neza. Murakoze cyane. Ahangaha njyewe kimwe n'abandi n'abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ese hari imbibi cyangwa se umupaka w'aho uruhare rw'umulayiki mu murimo wa gihanuzi ugarukira? Hari ibyo umulayiki atemerewe cyangwa se hari imbibi atagomba kurenga muri uyu murimo wa gihanuzi? Muri uko guhanura cyangwa mu kwigisha rwose bavuga ko imbibi ushatse bavuga ko ntazo, kereka inyigisho. Kwigisha twese duhamagarira kwigisha mu mvugo no mu ngiro, ariko abasaserdoti, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni bafite izo nshingano ku buryo bwihariye. Inshingano zabo bagomba kwigisha. Umulayiki, hari umulayiki mbere na mbere kwigisha kwe ni mu mibereho ye, mu ngiro, ariko umusaserdoti umusaserdoti nyobozi agomba n'inshingano zo kwigisha. Ikindi mu kwigisha mu misa, muri liturujia, umusaserdoti afite ubwo butumwa bwihariye, kereka rimwe na rimwe umulayiki ashobora nko ku munsi w'abalayiki inyigisho ari gutangwa n'umulayiki, ariko ubundi burya mu misa ufite ubwo butumwa ubwo kwigisha ko yabitorewe, yarabyitoje anabitorerwa umuhamagaro, ni umudiyakoni, umupadiri n'umwepiskopi gutanga ya nyigisho nyuma yo gusoma amasomo matagatifu. Ni inshingano y'umusaserdoti, umudiyakoni, umupadiri n'umwepiskopi. Umulayiki ntago afite izo nshingano, arasoma ijambo ry'Imana, umusaserdoti yigisha, ariko mu buzima busanzwe kwigisha icyo Yesu adutuma mugende mwigisha amahanga yose. Murakoze cyane. Noneho nyuma yo kuvuga ku ruhare rw'abalayiki ku murimo wo gutagatifuza ndetse n'umurimo wa gihanuzi cyangwa umurimo wo kwigisha, reka tunavuge ku ruhare rw'abalayiki ku murimo wo kuyobora cyangwa umurimo wa cyami wa Kristo. Kubwo kumvira kwe kugeza ku rupfu, Kristo yahaye abigishwa be ingabire yo kwigenga nk'abantu, ingabire y'ubwigenge bwa cyami, kugira ngo bigobotore ubushakara bw'icyaha bubarimo bwo kwigomwa no kubaho mu butungane. Dore ku magambo yo mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2:8 kugeza ku 9, agira ati: nuko amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiririza ku musaraba. Icyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose. Ano magambo Mutagatifu Ambroise asobanura muri ubu buryo, aragira ati: umuntu utegeka umubiri we kandi akagenga umutima we ntiyemera kuganzwa n'ibishuko, aba yigenga. Ashobora kwitwa umwami kuko ashobora kwitegeka ubwe, arishyira akizana kandi akigenga, ntiyemera guheranwa n'ubucakara bw'icyaha. Ni umurimo wa cyami, ni umurimo wo kuyobora. Umwami mbere na mbere abayobora, ariko buri wese yagizwe umwami, agomba kwiyobora, ariko kandi akanafasha no kuyobora abandi bitewe n'inshingano afite. Bikaba byumvikana ko umubyeyi afite iyo nshingano yo kuyobora abana be ndetse n'abarera. N'umuntu mukuru wese, umuntu wese agomba kwiyobora, ariko
umuntu mukuru akabera abandi urugero mu kubayobora mu cyiza. Nk'uko inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri irebana na Kiliziya, inyandiko bakunze kwibandaho yitwa Lumen Gentium cyangwa Kristo urumuri rw'amahanga, nk'uko iyo nyandiko ibisobanura, abarayiki bahamagara guhuza imbaraga bakagorora uko bikwiye inzego z'ubutegetsi kimwe n'imibereho y'abatuye isi igihe bigusha abantu mu cyaha, kugira ngo byose bikurikize amategeko y'ubutabera kandi bishyigikire ishyirwa mu bikorwa ry'imigenzo myiza aho kuyibera inzitizi. Nibagenza batyo bazaba bahaye agaciro imico y'abantu n'ibikorwa byabo. Iyi ni inshingano ikomeye, aho amategeko byose bigomba gukurikiza ubutabera. Abarayiki rero bafite iyo nshingano yo kuba urumuri rw'isi. Twese abakristo turi urumuri rw'isi, nk'uko Kristo nyine ni urumuri nyarwo, urumuri rw'isi. Tugomba kumurikira isi rero kugira ngo byose bigendere ku ivanjiri. Abarayiki bashobora no kwiyumvamo ko bahamagarirwa cyangwa bahamagarwa gufatanya n'abashumba gukorera Kiliziya kugira ngo ikure kandi igire ubuzima, bakora imirimo itandukanye cyane bakurikije ingabire n'impano Nyagasani yashatse kubashyiramo. Muri Kiliziya abarayiki bashobora kugira uruhare ku buyobozi bwa Kiliziya, muri Kiliziya abarayiki bashobora kugira uruhare mu buyobozi bwa Kiliziya kuko amategeko abiteganya. Muri ubwo buryo abarayiki basanga mu nama zihariye, muri za sinodi za diyoseze, mu nama z'ikenurabushyo, mu bikorwa rusange by'umurimo w'igezabutumwa muri paruwasi, mu nama ziga iby'ubukungu, mu nkiko za Kiliziya n'ahandi. Ubundi tuzi ko Kiliziya nyine iyoborwa na Kristo, akaba yatoye intumwa kugira ngo ziyobore. Abasimbura b'intumwa n'abepiskopi, umwepiskopi niwe muyobozi wavuga wa mbere uyobora Kiliziya mu rwego rukuru nyine muri Kiliziya ni diyoseze. Abayobozi ba Kiliziya ni abasaserdoti nyobozi, ariko abarayiki n'abagira uruhare mu kuyobora muri nama nkuru za paruwasi mu byiciro bitandukanye, mu nkiko n'ahandi. Muri iyo mirimo mu kuyobora za santarare, abari padiri mukuru ariko afatanya n'abarayiki mu kuyobora urugo, mu kuyobora umuryango remezo, akarere k'ubutumwa, santarari, kandi aba ari inama nkuru ya Kiliziya. Mu nzego za diyoseze nabo abarayiki baba barimo bikurikije ubushobozi bwabo n'impano zabo. Abakristo bagomba kumenya kuvangura bitonze uburenganzira n'inshingano byabo nk'abagize Kiliziya n'ibyo bashinzwe nk'abagize imbaga ya bene muntu muri sosiyete. Bagomba kwihatira kubihuza byombi ku buryo butagira amakemwa, bazirikana ko umutimanama wa Gikristo ari ugomba kubayobora mu by'isi byose, kuko nta gikorwa cya muntu na kimwe kabone no mu by'isi gishobora kwitarura ubugenga bw'Imana. Imana y'umugenga w'isi, Imana niyo yaremye isi, niyo yaturemye, kuko turi imbere muri handi tuvuga Yesu mba niwe umugenga wanjye n'umugenga wacu. Nta kintu na kimwe rero gishobora kwitarura ubugenga bw'isi. Bityo rero umurayiki wese kubw'ingabire yahawe ni umuhamya, akaba n'igikoresho kizima cy'ubutumwa bwa Kiliziya ubwayo, bitewe n'ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Kuko Pawulo intumwa abivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 7, agira ati buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Turabashimiye bavandimwe bakunzi b'umuyoboro tumenye Kristo urumuri na Kiliziya TV. Tumaze kufatanya kongera kwibutsa uruhare rw'abarayiki ku murimo wa gisaserdoti wa Kristo, ku mirimo ya gisaserdoti ya Kristo, umurimo wo kuyobora, umurimo wa gihanuzi. Umurimo wo kuyobora ni umurimo wa cyami, umurimo wa gihanuzi wo kwigisha n'umurimo wo gutagatifuza
mu gutagatifuza, by'umwihariko hakaba harimo gusenga. Twese imbaga y'ababatijwe dusangiye umurimo umwe, twese turi imbaga y'Imana, twese rero twagizwe ku bw'abatisimu, abasaserdoti, abahanuzi n'abantu. Mubyeyi Bikira Mariya akomeza kutubera urugero, niwe umuyoboke w'Imana rwose. Abaraki umaze kubifuriza yubile nziza. Murakoze. Ushobora byose abamugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu igire nk'uwawe. Amen.